harimo abantu wenda bajoininze business after y'icyo gihe ariko nabo babaye ngombwa ko bari hano. Nuko ngo hano harimo abantu batsinze challenge, hakabamo n'abandi bantu bagaragaje umuhate bajoininze nyuma yuko bajoininze business nyuma yuko icyo gikorwa kibaho, ariko uyu munsi akaba yifuje kuba yaza hano kugira ngo ahamenyanire n'abandi, ahungukire ubumenyi bya bindi biri bwatumwe arushaho kubona umusaruro muri business. So rero bimwe mu bintu byari birimo no gufasha abantu babiri b'ingenzi, gufasha abantu babiri gutangira business, bya bindi twita direct sponsoring. Iyo niyo ntuza ya mbere wasabwaga kugira ngo utsindire kuza cyangwa utsinde challenge uri hano. Iya kabiri yari ukuba wagura C24/7 eshatu, ubwo ni RP 9 mu bwoko bw'ibinini dutunga muri kampani yacu, ndakeka benshi murabizi. Ikindi cy'umuntu yasabwaga muri iyo periode y'ukwezi ni ukuba nibura wakongera umugabane umwe wiyongera kuri wari usanzwe ufite. Bivuze ngo hari umuntu ushobora kuba warashyizemo imigabane 3 ariyo yatangiranye, ariko urumva ntabwo yongeye ko yari afite. Icyo wasabwaga niba ufite 3 ufite umwe nibura kongera umugabane umwe kuri ya migabane wari usanzwe ufite. Abantu rero bari hano ni bamwe muri abo bantu babashe kubigeraho muri ibyo bintu 3 byari ingenzi kugira ngo uri hano. Abandi bajemo n'abandi nabo bagaragaje ubushake yuko bashaka ku-improvinga business yabo ikajya ku rundi rwego, bakifuza yuko bazaba bari turi kumwe hano. Ntabwo ari bose kuko uwabishakaga wese yakagombye kuba ari hano, ariko hari icyagendeweho nabo kugira ngo abantu baze. Icya mbere ni uko turi kubona ko ari umuntu uri kugerageza kugira innovation muri business yiwe, ubona koko afite gahunda yo gukora business. Ikindi ariko akaba harashyizweho no kugura itike y'ibihumbi 10 kugira ngo ube uri hano. Mwumve yuko niba uri hano waratanze 10K ntabwo ari we wenyine. Ndumva ari icyo gikorwa nyamukuru kiduhurije hano. Ndizera yuko hamwe dushyize hamwe turi bwahagire ibihe byiza. Murakoze. Kansubiza umwanya MC. Hello. Zamora. Hello. Hi. Hello. Itabure yonyine. Hello. Hi. Hello. Hi. Muri kubumva ra? Muri kubumva? Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Hello. Hello. Hi. Eko bafasha ushaka kumufasha. Hello. Hi. Hello. Hi. Ngavuze cyane kumbana mu kibazo. Mwebwe hello. Mwebwe twageze aha ngaha. Hello. Hi. Uri bunsubize wenyine. Uri bunsubize wenyine. Hello. Hi. Mwabumbishira? Hello. Hi. Mwabumbise none? Iriya y'inyuma. Hello. Hi. Simumva wabuze. Okay, tugeze mu mwanya wo kwibwirana. Buri wese arahaguruka atwibwire muri make ntarenze umunota umwe. Sibyo? Shalom. Shalom. Nitwa Shema Marie Jeanne. Izina ry'ababyeyi ni Mama Atanya cyangwa Mama Rugamba cyangwa Mama Nganji. Byabashobokera ibyo mwampamagara. Nishimiye kubana namwe. Ndumva ari amahirwe cyane kuba muri iyi timu ya The Golden. Ndumva ari amahirwe kuba muri uyu muryango w'abamiliyone, maze ibyumweru 3 muri kampani. Nishimiye rero ko mwanyemereye mukangirira icyizere nanjye nkagaragara mu batsinze, kuko ndumva niyumvamo ubutsinzi guhera ninjiye kuzageza iteka ryose. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Tumayirigadi, CEO The Golden nk'uko abashije. Apurayini wanjye ni Rick Anselme.
bizinesi nyimazemo umwaka umwe n'amezi 3 maze kugiramo ubu ngubu imigabane 3. Ikindi wenda navuga ni uko ndacyari umunyeshuri, bizinesi bifatanya n'amasomo. Shalom. Shalom. Sibugare no burayikiriza. Yego. Haleluya. Amen. Yego. Amazina nitwa Ingabire Yvonne. Ntuye mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Ngoma, umurenge wa Kibungo. Ndi umubyeyi, mama ndubatse. Iyi business nyizemo amezi 8. Mfite umugabane umwe. Hanyuma rero ndi CEO wa The Perfect Team. Rero abantu muri The Perfect Team bari hano. No, mama bakwiye kuko tumushimira. Let's do what? Prepare. Let's do what? Prepare. Chakumba madhuri. Let's do what? Prepare. 1 million for this. 1 million, 2 million, and many more. Amen. Amazina n'uw'Imana mpaye Anita, ndi umumama ndubatse, mfite abana 3. Ntuye mu karere ka Kirehe. Iyi bizinesi mazemo amezi agera kuri 7. Wakuranye wanjye. Let's do what? Prepare. Let's do what? Prepare. Reka dushimire no mugabo. 1 drop for him. 2 drop for him, and many more. Yicaye. Mwese. Amazina ni Nkurunziza Emmanuel. Iyi business ngewe nyimazemo umwaka umwe n'amezi 2. Nkaba nanjye ndi muri The Conquerors Team. Nkaba ndi co-founder of The Golden. Nanjye nkafitemo imigabane 3 muri iyi business. Ikindi I'm a registered nurse by professional. Urumva ko nyifatanya n'akazi ariko ndagerageza uko nshoboye. Nkaba mbashimiye rero mwese. Hello. Hi. Amazina yitwa Kevin Muimundu. Nkaba ndi CEO of The Dreamers Team. CEO of The Dreamers Team. Nkambona abantu bari muri Dreamers bazaza muri biganza. Hanyuma CEO wanje akaba ako apply nanje akaba ari Clementine Ngabire. Nkamaze amezi muri business. Hi. Hello. Hello. Hi. Murakoze cyane. Nanjye amazina nitwa Roger Octave Biziyaremye. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana 3. Nitwa Papa Ganza cyangwa se Papa JC. Nanjye nkaba nkomoka mu aho ntuye mu burasirazuba bw'igihugu, karere ka Bugesera. Hanyuma nanjye kandi nkaba nerejwe cyane no kuba nicaye ngaha. Turimo twishimira yuko hari abantu batumye tuzahanganye gukora challenges babashije kwesa umuhigo. Rero ndumva rero bitewe n'igihe gitoya maze ibyumweru 2 ubungubu biruzuye no munsi. Ubwo ngubwo navuga ndumva niba ntibeshye mba muri team ya The Conquerors. Ariko ndumva apply wanjye akanya nzi ni Clementine, ariko hari n'undi twa Jado yo wambwiye business ndayikunda, ariko ambwira ko Ngabire ari we n'ubundi wari we apply niwe, ubwo akanya rero apply wanjye ni Clementine. Rero ndashima Imana ko nabashije kumenya business n'abayikunze, kandi nifuza yuko bizagenda neza. Nifuza yuko Imana izamfasha turi nka team tugeraho byinshi, kandi na target yacu twese turayizi, byanze bikunze dufatanyije nta kidashoboka. Rero ndumva byo navuga ari byo ngibyo, gusa mfitemo umugabane umwe ariko ndifuza kukongera vuba. Imana izabifasha. Murakoze. Nanjye nitwa Sandrine Tuyizere,
nturuka mu ntara y'Amajyepfo, akarere ni aka Kamonyi. Maze ukwezi kumwe muri kampani y'uprime wanjye n'irike yasenya. Nanje amazina yanjye ni Habiyakare Isahake, abandi umupapa yubatse abana babiri bayita Papa Mika, Papa Dondive, abamba mu karere ka Kirehe mu nkambi ya Mahama y'Abarundi. Ubwo ninjiye kuwa gatandatu ndumva amasaha yari nkaya nyene, ubwo nozuki cyumweru no munsi haba natanguje imigabane 3 apurayine wanje ni Keve, aba namuhojwe na Eric. Aba nishimiye rero kuba ndi mu timu no munsi, aba nemeye kugura n'itike kugira ndahigire byinshi. Nanjye amazina yanjye nitwa Niyonzima Pacifique, nanjye ndi umupapa w'umugore umwe n'umwana umwe, aba maze ikiringo cy'amezi 2 muri kampani. Apurani wanjye akaba ari Keve, rero nanjye hafise mu migabane 3, ariko nanjye nkaba nagerageje gushyiramo imbaraga kugira ngo uburyo nagera ahangaha. Murakoze. À tout le monde, bonjour et bon après-midi. Amazina yanjye ni Nkurunziza Eric, ndi Umurundi, sinubatse, navuye mu nkambi ya Mahama. Naje timu nejwe no kuba ndi kumwe namwe mazemo ibyumweru 2. Upline waje ni Keve, timu yaje igizwe na Isaac. Murakoze cyane, nishimiye gukorana namwe. Murakoze. Nanjye nitwa Ingabire Clementina, nuye cyangwa naturutse mu karere ka Ngoma kuri Kibungo. Nanjye ndi umunyeshuri ngiye gutangira university muri business, nyimazemo amezi 5. Nanjye nishimira ko nangiye kuba upline y'aba upline. Murakoze, nishimiye kubana namwe. Amazina ni Biragiza Clarisse, naturutse Kabarondo. Upline wanjye ni Nirike Anselme. Nishimiye gufatanya nawe, Imana ibamugishe. Nitwa Anike Crescente Murabazi, iwacu ni Kayonza. Business nyimazemo amezi 9. Nishimiye kubana namwe. Hello. Hi. Hello. Amazina nitwa Munyenkambe Emmanuel, abamba inanga Kigali, aba ni imfura ya mama Yvonne. Nishimiye rero gufatanya nawe mwese. Hi. Nanjye nitwa Itangishaka Morodekayi, business nkaba nyimazemo ukwezi kumwe. Upline wanjye ni Lucky Azem. Chabilonias. Nanjye nishimiye kubana namwe. Murakoze. Amazina ni Shaka Olivier, aba naturutse Kabeza. Upline wanjye ni Emi, abamazemo ukwezi kumwe muri iyi business. Amazina ni Mahoro Marie Louise, aba nishimiye kubana namwe mu rukare ya Kamonyi. Amapurani wanjye ni Ivona na Anselme, tukaba turi muri timu ya Conquerors Team. Nishimiye kubana namwe, ndi umudamu. Nitwa Niyonsaba Shemsa, nkaba ndi umumama w'abana 2, nshatse banyita Mama Loy cyangwa Mama Ashley. Nkaba ndi muri timu ya The Professional. Upline wanjye ni Rafiki. Nkaba nashimira na Anselme mba hafi cyane. Nuko ari byo munanira.
ariko aragerageza cyane. Mwamazemo nk'ukwezi n'igice muri bizinesi. Gusa hari abagabo babiri nayo barimo yigeze kuzana na Rafiki kuza kunshishikariza no bizinesi. Ko ari batatu bari abantu ndabashimira cyane muhamera amashyi. Ni abantu bamba hafi cyane. Nanjye rero nkaba nishimiye kubana namwe, nkaba nishimiye kubamenya. Ntuye inama muri Kigali mu Gitega. Mwakoze. Hello. Hi. Hello. Hi. Yatangiye kuza. Mwareka twi. Yambe twagiye. Another one. And many. Yatangiye kuza, sibyo? Ibintu byaryoshye. Aba bantu rero nababwiye ngo baraza kwivuga nyuma. Ngeze kumva mwese mubanga ba apply ni njye warusiye nifite ubwoba ko nta muntu urimo hano amerekeje. So ariko nubwo ari njye warusigaye aba ntimubavuge ariko nabo burya hari ukuntu bimeze. Nanjye apply ni wanjye ni ivi. Niyo wanyinjije. Ubwo nawe aratubwira mwinjije, sibyo se? Igihe cye nikigerwaho. Reka rero ntere kuri CEO de Conquerors ni wari gutwakirira abapranye bakuru kuko niwe wadutumiye muri no munsi. Welcome. Thank you. Hello. Hi. Yes, ndabashimira cyane. Ndizera ko nta muntu uri bwongere kubona umuntu ngamubwire ngo we. Buri kose buri wese yamenye undi. Ya. Ndabishimiye cyane rero. Nitwa Anselme. Maze umwaka n'amezi 4 imusi 30 nzuzuza amezi 4 azuzura ejo. Umwaka n'amezi 4. Ndi muri business ndi civil executive wa company. Nishimira mwese ko mwanyizeye uyu munsi tukaba tumaze kubaka timu nini y'abantu bagera ku 100. Bari urugendo rurerure ariko uyu munsi aho tugeze hari ababigezemo uruhare. Kuko nkuko mwamenye business bumwe wese hari igihe aba yaramenye business story yanjye murayizi nayimenyeye business kuri Facebook. Hari umuntu umwe rero wagize uruhare kugira ngo mwese mwe mwitwa abanyamuryango wa M Group. So umuntu na wundi rero nigira neza Yves the professionals Millionaire Sako member wa company Global Ambassador Versun wa company niwe muntu wamaye igitekerezo cya business. Ndayikunda mbona yuko haraho yazageza ubuzima bwanjye. Abacarege baba benshi nkuko mwese bibagendekera ariko amba hafi genda nangira business namwe muzira. So rero namuhikaze nawe akagira icyo tugezaho akanatwakira project. Hello. Hi. Hello. Hi. 1 million cash. 1 million cash. Apana madrop. Million zanyas. 1 million cash. Nichirenge 1 million. 1 million. 2 million. 3 million. Wow. Yamugeze wangu. 1 million. 2 million. 3 million. And many. Hello. Hi. So nitwigira neza Yves. Nkuko Anselme amaze kubivuga. Nishimiye kuba byibara nanjye mu hano harimo abantu bafashije gutangira business bagera muri babiri. Yaba ari Anselme, abari na Rafiki. Abandi nagiye mbafasha ariko nyine biri indirect abafasha rundi bakwinjije nkagenda mufasha. Nishimiye kuba harimo abantu tubonanye bwa mbere nka Nike twaga tuvuga ariko tarabonana. Shatse bakuyemo n'amarinete tukaza kubonana neza. Abandi bo benshi bagiye banca mu maso nigeze kujya Kibungo ba Clementine turabonana bigeze kuza muri team building gutyo nubwo aba mu ntara benshi agiye tubona gake gutyo. Cyakora cy'abandi nabo nka Eric umurundi ndakeka nibwo bwa mbere twicaye tukabonana neza ubundi bajya kuza mu office we duguruka sibyo baje gutangira business naramubonye ariko twaganira bamurudekai turaziranye Marie Louise turaziranye no gutaraganira byinshi Mama Rugamba turaziranye na Roger Octave Nje Mushya Isaac turaziranye no mugisha ukomeye cyane kubana namwe ngewe maze imyaka 3 n'igice muri business hafi ne mfite imigabane 15 nkaba ndi gold executive Millionaire Sako member CEO the professionals man diamond. Nanjye rero umuntu wafashe gutangira business nanga ari hano wa direct ariko uyu niwe wakitinze nka my sponsor kugeza na uyu munsi bamwita
upcoming global ambassador very soon. Hello. Hi. Let's say oh yes. Oh yes. Ashaka mu excitement hano kuri umugabo ntamwakira ari mu excitement ntabwo yahaguruka. Hello. Hi. Hello. Hi. Bafite amatelefoni mwe yashyize hasi. Hello. Hi. I'm going to welcome someone. Oh yes. Oh yes. I'm going to welcome someone. Oh yes. This man is upcoming global ambassador very soon. Oh yes. He is a Philippine delegate already. Oh yes. He is a CEO champion. Oh yes. He is a millionaire circle member. Oh yes. He is a top leader of M Global Rwanda. Oh yes. This man is none other than Mizero Ngabo Eric on the stage. Are you excited? Yes. Tell your neighbor, neighbor. 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 Hari abantu ndeba batishimye niba bicaranye n'umuntu atari kuvuga ni ukubemerera guhindura ibyicaro siko bimeze kubera ko kimwe mu bintu no business yaduhaye ni ibyishimo. Tell your neighbor, neighbor. Neighbor. Please be excited. Be excited. Be excited. Be excited. Tari kwibana neza hari abantu batishimye ni ukuri ibintu byose birandura siko bimeze wicaranye n'umuntu atishimye arakwanduza kutishimye, wicaranye n'umuntu yishimye arakwanduza kwishimye, wicaranye n'umuntu ari umunyamafaranga nawe uraba umunyamafaranga. Hari akawudiyo niba ari akawudiyo niba ni akavidiyo ka mupasita mwitande nabonye avuga ngo ikibi cy'abakene turana n'abakene bakamenya nagize ngo nibyo kazi ngende no kuri. So tugeze mu mwanya rero uryoshye urimo abantu ngiye ntinya kuvuga cyane ko bakoze ibyananiye. Tugiye kwakira Biki Anselme nka CEO kugira ngo adufashe gushimira ba bantu. Ngiye ntabwo mbazi ariko warabazi aranabatwereka. Are you ready? I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Reka twakire rero uno mugabo muramwakira mute? Let's do what? Tugiye kumuha amamiliyoni menshi kuko nawe agiye kugira ikindi yaduhereza. Let's do what? Let's do what? 1 million, 2 million, and many more. Arakoze MC Rafiki. Ndakeka nangira nababwiye impamvu nyamukuru iduteranyirije hano cyangwa ikintu cyatumye duterana hano. Bivuze ngo ntabwo twabujya kuganira gutya ngo cya kintu cyaduteranyirije hano kigiye kidashyizwe ku mugaragaro. Icyo kintu rero nababwiye yuko twaburijwe hano nyamukuru n'abantu babashije gucalenjinga challenge. Ubundi bivuze ngo yaba abantu batabaho yaba bitarakoze ibyo bintu ntabwo tuba turi hano. Abo bantu rero nibo ngiye kugenda ndaza gusaba abaprayini baze kubidufashamo, bagenda mpamagara umwe turaza kugeza gutya ameza imbere, noneho buri umwe wese aze tumuhereze ishimwe ryiwe, then dufate n'ifoto tumushimira yuko icyo kintu yabashije kukigeraho. Ubwo umuntu nyine utari buze hano ntawe arabyumva, ni byinshi biri imbere. Bivuze ngo ugomba guharanira yuko ubutaha nawe uzagira iki uzabasha kubigeraho. Ni ukuvuga ngo harimo abantu basharenjinze nubwo turi hano ariko hari abantu bari mu mahanga uko biri kose bari gaze no gukurikira ibirori byabereye hano. Uko mubizi The Conquerors turi abantu benshi, harimo timu rero iri Mozambique irimo abantu benshi batandukanye, benshi bariyo bakora ubutumwa bw'igihugu n'abapolisi, hariyo n'abasirikare. Rero harimo abantu n'ubundi bageze kuri bya bindi twagiye tuvuga, barongera imigabane, barafashije abantu benshi gutangira. Rero abo bantu nabo nubwo badahari ariko barabasha gushimira. So rero mu bintu turi bwabashimire turaza guha certifica buri muntu wese wabashije gucalenja, and then tumwambike n'ikamba rigaragaza yuko yatsinze. Bivuze ngo utayatsinze nyine ntabwo uri bwatsinze, ariko ubutaha wazambara n'ifite agaciro noneho karenze
mbabwire ubwiye n'intangiriro ndakeka murabizi the Conquerors no bwa mbere tugize bino bintu bivuze ngo noneho ubutaha bizaba bigize iki birushijeho kandi ntabwo ari kera muraza kubimenya. So rero tugiye guhera ku wa mbere ubwo turi bwajye dusoma tugasanga wenda ntabwo ahari n'ubundi nuzo certificate turayifata gutya bafata ifoto n'ubundi abibone yuko ubwo cameraman araza kwegerezaho ku buryo izina rishobora kuba ryagaragara. Tugeze ku muntu witwa Niyonzima Pacifique. Niyonzima Pacifique. Niyonzima wabashije gukora iki? Yego murakoze n'abandi Zionda ya site 47 RP zirenga 9 za site 47. Let's do what? Prepare. 1 million. 1 million. 2 million. 3 big million. muri buke Pierre Celestin bari hanze Higiro Morris Nkurunziza Emmanuel $1 big million, 2 million, 3 million. By profession. Yes, congratulations. Nabashe gucerenjinga kongera umugabane. tugeze kwa kizisanje kuvuga tugeze ku mwitwa CEO the dream team $1 big million, 1 big million, 2 million. Ntabwo muri gukoresha ibintu cyane. 1 big million, 2 million. Ntabwo abantu bazanye ibirenge. Ntabwo yonyine. Ingabire Clementine. 1 million, 2 million, 3 million. Outline of outline. Tuma amashyi menshi cyane. Umuntu tugezeho yenda muzi ariko muramwakira mumuhaye impundu izo muzi Washema Marie Jeanne.
twakire Mahoro Marie Louise. 1 million, 2 million, 3 million. Twakira umuntu twatumaye Gadi. CEO the Golden, 1 million, 2 million, 3 million. Who is the next? Minutahiwe. Nta muntu uri gukeka ko ari utahiwe. Minutahiwe. Katwakira umuntu witwa Ingabire Yvonne. $1 million, 1 million, 2 big millions, 3 big millions. See you the perfect ndizera ko murazamuye certificat murabyishimiye. Kajya mureka kunsebya. Umuntu tugiye kwakira ntawe uhari ngo yarwaje umwana ariko nawe turamurika kuganira ko nawe yagize gute yaraje rwose. yitwa Irakoze Divine, timu de Conquerors, timu de Golden, rimwe abarizwa bakaniwe ni Rafiki araza kumufatira certificate. Agize ikibazo we ntabwo ari hanze ari mu Rwanda. Yego. Nanjye nibazireka ko nzigufashije. So rero before yuko twakira challenge of the challenge, reka dufate ziriya certificate z'abantu badahari, turafata iyi nuzo tukagaragaze gutya, dushyiraho na certificate nk'abakoranye ku buryo bigaragara mu ifoto, ku buryo n'ahari bwaba ari bwabibone yuko nawe yari ahari. Uyu nguyu yitwa Higiro Maurice, ndumva niwe muntu wa kabiri wajoininze business mu bantu bari Mozambique. Yacarenginze kuba yakongeramo umugabane. nawe yitwa Murebuke ESST, yacarenginze mu kwinjiza abantu.
uyu noneho we yitwa Dusabimana Tioneste, afite timu yitwa The Workers Team. Nuko ngo yahise afondinga timu aho bari, ubundi niwe apurayini wabo bose. Ni umaze kugera kuri byiciro kuko mu gihe kingana yajoyininze kuri 15 z'ukwa gatatu, bivuze ngo urumva n'ukwezi n'iminsi mike, ariko amaze kugira timu y'abantu bari hafi muri 50. Afite imigabane 3, ari guteganya kongeramo indi migabane akagira ibingana ndakeka next week. Umunsi aho bari yamaye n'ubutumwa namwe tubabwire yuko muri kumwe kandi challenge y'ubutaha bazaba bagarutse mu Rwanda kuko bazaza mu kwa karindwi uko muri kumwe. Apurayini wabo nubwo wenda abatabizi cyane uriya mukobwa witwa Sandra uri muri hariya. Ngiye ngo nawe musuhuze kandi nibaza muzafatanya. Nawe yitwa Musoni Jean Felix Mansi, nawe yafashije abantu barenga babiri gutangira business. Okay, ndizera ko abantu bari guhabwa certificate ntabangaba bari abantu bagera kuri 14 bacalenjinze. Igikorwa rero tugiyeho ni cy'umuntu wabashije kuba yakora ibirenze kimwe, yakora bya bindi bitatu. Mbere yuko uwo muntu tumuhemba, abantu bose mufite certificate muzi hano imbere mufata agafoto muri kumwe. Let's do that! Prepare! To the right! Prepare! Nesa prepare garako kamwe mudebere mutiko kameza. Ndende kuzamura biri ukazamura kamwe. Urumva bazinjiza abantu. To the right! Prepare! To the left! Prepare! Prepare! To the right! Prepare! Nimutavuga cyane ndaza kuri gukoresha wenyine. Let's do what? Prepare! 1 million! 1 million! 2 big million! 3 big million! 1 million! 1 million! 2 million! 3 million! 2 million sizayira. Como muragenda? Ano muragenda? Ngiye muri utani kamba. Yaciye mu bigani. No, DJ funny. Bana bwana jambo please. Good. Let's do what? Let's do it funny. Atawera rero umwanya mwiza imbere yacu yo kujya kubwira bivanemo kumana kose kuko byakomotse hano ku isi, ahubwo mwami uhe kwera kwawe. Data rero natwe tugiye kurifungura mwami tweze kandi tugire umumaro dutungire imibiri maze nawe dutungire ubugingo. Turi gusaba mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu wakoze. Amen. murakoze ubundi mbere cyarekinze imbuzi zira arapishije za sita za sita kwisubira ariko nagaze ndonye nashaka kwicara ubuzima byose ariko
birangira byanze nabanje gukora kiriya ariko nabona cyo kimeze nkaho cyoshe kuri jewe hanyuma nteganya kuba nakora ibintu byose byabisigaye ariko birangira ngeze gute birangira byanze gusa nubwo byanze nyine byanze bikoresha imbaraga nyinshi kubera ko ntabwo kugura ziriya si nabyo ntabwo byari byoroshye nk'uko njye nabikoze kuko ngira ngo hariho abo twafashije kubikora ngira ngo hari uburyo bwinshi bakoresheje kugira ngo babashe gukora kiriya kintu nzira ko nazaho izindi mbaraga bakoresheje ariko nashaka ko nasiposaringa abantu babiri ndetse nshaka no kwakiramo indi account ariko kuko nibyo nabona nyuma n'ibisigaye nkwana nabyo kugira ngo byose bikunengere gute bikunde challenge mu buryo muri full kuko narambibwira appliance nkamubwira ko nshaka ko nabikora byose imbaraga zose nakoresha nshaka ko nabikora byose kugira ngo mbanze imbere yuko bivuga gato yo kuco yarambaje yaravuze ko ngomba kubana vuba gatoya kugira ngo mbanze mefestation umuvandimwe congratulation blood nakantu keza uyu munsi arabishize nuko nabivuga uyu munsi niyo mpamvu mbiye ngo congratulation utatu tugomba kuba twebwe natwe uzakunda kubera ko igihe cyose mwana nifuza gutsinda uko byagenda kose mwana nifuza kandi kuba uwa mbere igihe cyose nubwo byanga kabisa ariko mbashaka ko nabo uwa mbere uko byagenda kose kiyo nibaza ko byanse kunze twese ko turi hano bari batubwira ngo ninde buri wese yavuga umutima uri gutera cyane uko byagenda kose ariko ubwo birangiye tigeze gute tubonye kwaduca igito angelerari rero nibaza ko for myself akenshi na kenshi nashaka ko nakora ikintu cyo cyatwangira cyatwa ngo wanjye niyo mpamvu rero kugira ngo wenda ndikora igihe kirekire ko akenshi na kenshi nizera ngo sponsoringa abantu cyane ndetse ko ari n'akandi gatekerezo rafiki yanyunguye ko ntabwo ari umuntu nkavugira hano ariko niko kuri vuba niko kuri bivuze ngo rero imbogamizi nagize ntabwo navuga ko abantu bose nafite gahunda nabo nashatse kuba nabashaka kuri Twitter gahunda rero byibuze ko icyo gihe cyaza kurangira abantu maze kwa sponsoring nabwo n'igihe cyane umunsi kurangiye mbari tariki umunsi kurangiye mbari tariki kwamura ko nabonye biragenda bite mbari tariki umunsi kubundi birangira tariki 10 zimfasha zimaze kumfasha no gusangiza agasanzwe ko nabifite cyane abantu benshi bashaka kugenza business kubera ko birumvikana ko nako mu buryo urebye mu buryo bwo abantu bena sponsoring yahamari nabaga kuri gihe cyari huse yangira ngo hari akantu nigeze gusaba rafiki ndabwiye ati se bambare ukagaza iminsi mike yashibuze sawa urakoze mbere na mbere ndumva nishimye cyane hari challenge twigeze gukora cya gikombe mwene wacu twaye n'icyo ari kugitwara ariko ntabwo kubera ibihe bimwe bitagenze neza ariko shimye Imana yuko Imana yashoboje ba Brian bagategura kino gikorwa kandi kikaba kigeze ku musozo wacyo Imana ibamugisha kandi ikomeze kubongera amavuta nongera gushimira Brian wakoze neza kandi ibintu byinshi congratulations rero ku ruhande rwanjye challenge yari igoye kubera yuko ntabwo byari byoroshye ngamwe twasabwaga iminsi mikeya nanjye mu bantu basabye igihe kongera igihe nanjye ndimo kuko nabonaga yuko hari ibintu nshaka kugeraho ariko mbona iminsi yarangiye ariko uko byagenda kose dushimira Imana yuko nanone yadushoboje ntabwo ari ku bwacu ni ku bw'imbaraga z'Imana kuko gufata imyenda 9 za 24/7 ari ibintu byoroshye cyangwa se kubona aba sponsor direct nabyo ntabwo byoroshye no kwangira mu mugabo nabyo ntabwo byoroshye ariko shimye ababikoze n'ababigezeho kandi ndishimye byari bigoye rero ariko kubera ko icyo umutima ushaka amataguranwa itabi uko byagenda kose tuzakomeza tubikore kandi tubitsinde murakoze cyane mbere mbanje gushimira abapurayizi bateguye iyi challenge kandi bakabidufashamo kugira ngo tubashe kuyitsinda iyo tutaza kubagira ntabwo byari gushoboka bagiye badufasha mu bintu byinshi ikindi ndashima Imana ko nabaye challenge byantunguye cyane ntabwo nari mbyiteze numvaga atari njyewe ariko nyine
binteye motivasiyo cyane kugira ngo n'ibindi bizaza bizabashe kubitsinda. Ikindi iyi challenge kwitsinda ntabwo byari byoroshye, dore ko byari ukwezi kumwe gusa, noneho natwe tuba tubifatanya n'akandi kazi, usanga bigoranye gukora iyi business, ariko upfa gushyiramo imbaraga, kanya kawe ubonye ukagakoresha neza, akazi kakagenda neza ndetse na business byose bikagenda neza nta kibazo, ndetse ugafatanya n'aba-appliers bawe ukumva inama bakugira byose bikagenda neza. Ntatinze rero nishimye cyane kuri uno munsi, ndetse nshimiye iri kamba mwampaye, nizeye ko rigiye kumfasha gukora iyi business. By'umwihariko bitewe n'ahantu mba ndi namiriye nkoramo, ko ntabwo ko ndi registered nurse as the professional, nkorana n'abantu batamenye ukuntu iyi business yacu ntabwo bayumva, bayibasobanurira ariko ntabwo bayumva. Niyo mpamvu rero nagerageje kugira ngo nkore iyi challenge nitsinde, kugira ngo mbereke ko iyi business nyirimo kandi ko kishoboka, kugeza naho umuyobozi wacu nawe yageze yemera bati business irakora irashoboka cyane. Amaze kubona ibikorwa bigiye bitandukanye ba Eric bamaze kugeraho na ba Apline Emmanuel, Apline uriya CEO of Success Team, Habineza baraniganye muri kaminuza Butare. Rero nawe naramumweretse nyine amaze kubona ibintu bamaze kugeraho, nawe abakombeke ku buryo very soon nawe ashaka kuzaba umunyamuryango, kuko namushyize no muri group. Rero aramutse joininze titulaire, aramutse joininze ari umuyobozi wacu, n'abandi banasizi bashobora gufata umwanzuro bakajoininga, bakabona ko business yacu ikora ndetse ko iri gufasha abantu gutera imbere. Natinze rero ndabashimiye, mwakoze cyane, Imana ikomeze kubafasha. Nuko rero miliyoni utari warasetinze intego zagutse, uzatangira wirare muragize, tangira setting intego zagutse, inzozi zagutse, ugire vision nini cyane. Rero ikindi gufata responsibility, Anseli marimo araguka nibyo, ariko nutegereza ko buri bizagiriza umunara ukansera ngo kuvugishije, igihe kizagera umusaruro wawe mukeya. Tangira ufate responsibility n'abantu bawe, umenye ngo ese Anseli yuko yafashije n'inzira, kuko Anseli menge nabonye mufasha, ariko muri mwe wese ajya muzana ngo mumukorozi umuko yafashe inshingano, sibyo? Nawe fata inshingano, yega Anseli bagufashe bike ari gutuvuga ati noneho ubutayari giye gufata inshingano. Urugero wenda Apple of Apple Clementine batangiye kugira abantu benshi, Kevin akaguhuza n'abantu mu mukorozi ngi, ariko Kevin nawe ni CEO ntabwo yakabaye ariko gusa ubwo ndimo nagira ngo ngene no nk'abantu mushobora kugira gute tutanya gufata inshingano. Sibo the perfect the same, sibyo? Dasoje ikintu kindi nateraho comment cy'itangazo nuko shaka ko abantu bose muri team munabwirane bo mwasize, mutangiye mu training ama group dukoraho training nizo zadukoresheje. Champion team irimo mutayibaho kuri group ya Facebook yitwa Champion Team International, wakavuye hano bamaze kubikora, imodoka ukayitubikora utarabyibagirwa. The Professional Team iri kuri Facebook nayo, nimba utarabikora nyabuneka ubikore, utabikora uzasigara. Na YouTube yitwa The Professionals, ushobora gusacha ngo ushyire bigira neza yive bahita babikwereka byoroshye, cyangwa se The Professionals ukahita umbona byoroshye, kuri subscribe birangire ujye ubasha kubona training zihuse bitakugoye wo gusigara mu bandi. Ndizera ibyo bintu muza kubikurikiza, mugakomeza kuba positive, mugakomeza gukora cyane nk'uko muzi gukora, hanyuma y'ibyo ngibyo hazaho umugisha w'Imana, mujye mwambaza Imana mu byo mukora byose, uzatera imbere cyane. Urugendo ruracyarurebe, natwe turacyagenda. Hello, ngiye kwakira rero umuntu ukomeye cyane, singiye kumuvuga byinshi kugira ngo byatinda, ariko uyu muntu bimwe mu byo bagiye kumuvugaho kare nuko ari landlord. Say Mr. Landlord. Umwe mu bantu bizujije inzu yiwe nziza cyane bikomotse muri business. Njye ntabwo ndayigira. Hello. Ariko n'umwe mu bantu bamaze kuzuza inzu yiwe nziza cyane biturutse muki muri Aim Global. Ushobora gusanga ko numvisemo abubatse namwe mufite inzu ariko ivuye muri Aim Global kandi inzu nziza cyane. Urumva ko ari byiza. Abantu bakijoininga bibaza gase umuntu yakora amafaranga akazagera ku nzu ko
birashoboka cyane. Uyu ni umwe mu bantu babashije kwigira Philippines, nabivuzemo kare ariko mbivuga muri rurimi rw'icyongereza ngo Philippine Bill Get Ready. Yabashije kwigira Philippines, ahura na bariya bahagarariye kampani twebwe tuvuga mu mafoto, barahuye urabona bamaze imyaka 15 n'ingahe muri business, barahuye live. Urumva ko bimwe twebwe turi tuvuga dreams, barabizi neza ko bibajya biba reality rwose, dreams z'abantu zikaba reality zifite muri business, kuko yahuye n'abantu babashije kubikora ibyo ngibyo. Ikindi nuko ari CEO wa champion team nini cyane nanjye yabyaye, by'umwihariko njyewe akari narenzaho abaprayisi banjye direct ntabwo bigeze bakora business professionally, ariko uyu muntu yaransapotinze, is my sponsor, nabivuga by choice, reka ariko sibyo. Rero ni upline wanjye nubaha cyane mu gihe cyose maze muri business, kandi afite ibintu by'abandi benshi barenze ngiye yafashije kugira n'aharenzaho ngewe ngeze. Reka rero mwakira navuze byinshi cyane, siho Eric Bizero nawe abaye message mutaragenda, ndetse na araza gusoma izina na seri maduhereza amatangazo basa abantu bajya kure mu gutaha. Murakoze cyane mba mwankunze, tuzamura ibiganza, ubwo nizere ko nzabona no mu myaka 5 mu myaka 10 iri imbere mwese mumaze kugera ahantu kure cyane. Thank you so much. Wow, thank you so much. Dushimire cyane Yves, 1 million, 2 million, 10 million. So, ndashimira cyane Imana mbere na mbere kuba twahuriye aha ngaho n'umugoroba cyane igicamunsi kuva mu masaha 7 gutyo igihe twari dufata amafoto cyose, bamenya ko kuba Imana iri mu ruhande rwacu niyo mpamvu n'ibi byose bigenda neza. Yes or yes? Yes. Wow. So ikindi ndashimira the CEO professionals, CEO Conquerors, CEO Rafiki, twese buri wese ndamushimira ku giti cye, ariko bano bagabo batatu bamenya ko baritanze cyane kugira ngo iki kintu kigerweho kuruta undi muntu wese uri hano. Siko bimeze? So rero mumfashe nabo tubashimire 1 million, 2 millions, and 10 millions. So ikintu gikomeye nababwira inshuti zanjye nuko muri abanyamahirwe bakomeye cyane, muri abanyamugisha. Tell your neighbor, neighbor. I am blessed. Bivuze ngo buri wese abyivuze ko ari umunyamugisha. Siko bimeze? Ikintu mbibabwiriye ni iki? Nangire no business ntabwo nigeze ngira amahirwe nkayo nagiye numva umuntu hano ngo maze iminsi 3, ngo maze ibyumweru 2, nkabasha guhura n'abantu bangana gutya bakora no business. No nkabasha guhuriramo n'umuntu maze imyaka 5 muri business, imyaka 3 n'igice, umwaka nagiye numva bawurengeje umwaka n'amezi 4. So muri abanyamugisha cyane by'umwihariko ku bantu bashyashya bagitangira no business, kubera ko ndakubwiza ukuri amafoto yafatiwe hano nabona nagiye mbona batafasha amafoto amafoto yafatiwe hano wagiye ufata mukanya niyashyira ngiye hari n'abatangiye kumbaza akantu kose kari kuba mba ndi kuri social media zanjye mitangashyira ako kanya, hari n'abatangiye kumbaza kandi yenda ari n'abantu usanzwe tuziranye, ariko kubona bahora mufite hangarounds mwishimye musabana musikire ibintu abantu benshi batabikora hano hanze. Hello, hano turi kumwe n'ababyeyi batubyaye bakuru, abantu benshi ntabwo babikora hano hanze. Ushobora gusanga musengera mu itorero runaka, ariko wakubaza ngo mwahuye ryari murasangira, ukaba utakwibuka itariki. Muri famiye ukaba bati muheruka gukura mugakora ibikorwa nk'ibi byari, ukaba utakwibuka itariki. So muri abanyamugisha bakomeye rero bwa amahirwe muyabyaza umusaruro cyane. Igihe uhuye n'abantu nk'aba ngaba dukorana twese, get the contact cyangwa se fata nimero. Hano hari abantu baturutse Bugesera nagiye numva, Kirehe, Ngoma, Kigali, abantu baturutse mu bice bitandukanye, kandi aho hantu hose ujya uganira n'abantu ukabona akakubwira ngo nuye Kirehe. Niba wa muntu hano utafashe nimero ye bizagorana cyane, bizasigara nyine ngo ndamuhafite wo nzajyayo icyizere cyangwa kwiyongera kubera ko nta muntu babonanye, ariko bafasha nimero ya wa muri mwahuriye hano wari guhita uyimusangiza akamufasha hari. Hello, turimo turumvikana neza? Bivuze ngo kugendaringa contact igihe cyose uzaza muri event yariyo yose ugerageza ugire nimero z'abantu batandukanye, ubake ubucuti n'abafatanyabikorwa ko biri mu bintu bizagusunika muri business yawe. Ikindi kintu gikomeye nshaka kubabwiraho, nyamuneka twirinde kugira nagiye kubita ngo umuco ariko n'umuco w'ubusa. Ikintu cya complacency cyase umuco wo kwirara ntabwo ari umuco mwiza. Iyo umuntu atangiye kuzamuka gutya muri business, abantu baraza kubona postinze ayo mafoto, abo muturanye babwiye bari wagiye he, gatangira kumva ati burya ndarenze ya business ni sawa ya business. Abandi bafatanya bikorwa bataje hano yakwandikira, baratangira kubwira ngo wamfashirije umuntu, wamfashije muri close, kubera ko yakubonye bakwambika ya magamba bagwa n'ama certificate. Hello,
wumve ko niba uje hano nibwo ugiye kugira task. Njye niko mbifata, niba ngeze kuri level runaka nkaba recognize ku kintu runaka, nibwo mba mawe task nini zo gukora kuruta uko nagiraga gute nakoraga. Ariko nubo waje hano ukaba recognized nk'uku wagenda ukirara ukumva ko ibintu byemeye cyangwa se kabaye. Ndakubwiza ukuri no munsi wanyura ufite muri business, muyumve neza, business yawe irahita ijya munsi y'urwego yari iriho uyu munsi. Ari byiza ko niba uvuye hano genda wongera imbaraga zidasanzwe muri business yawe, wongera umubare w'abantu werekaga business, usharinga aya mafoto wagiye upostinga no ufatira ahangaha, uganire n'abafatanyabikorwa bawe baganirize ku bintu wigiye ahangaha. Hello, are we learning? Yes or yes? So ikindi gikomeye cyane, do the business professionally. Kora no business nk'umwuga. Nkunda timu cyane ya the professionals. Ubundi byashobokaga kaka kanya mba narahanga. Hello, ndababwiza ukuri pe, ariko ntabwo nshobora kugira ubutumire bwose buri muri professionals ngo mwange kubera iki. Even that name muri no business, let's do what? 1 million, 2 million, 3 million. Uretse no muri no business nagiye numva abanas by profession, nagiye numva Kevera kinaga football, I think sibyo Kevera kinaga football, harimo n'abandi bakora ibintu bitandukanye, abanyeshuri, abaganga n'abandi. Ariko ikintu cyose ukora kugira ngo kiguhere umutica, umwarimu, umuhamashyi menshi cyane uriya mugabo Rwanda, ikintu cyose ukora nanze kugira ngo kiguhe umusaruro ugomba kugikora mu buryo bw'umwuga cyangwa se nyine kubigira profession. Iyi business rero nayo mwishakemo amafaranga yo yinjiza, nayo Rafiki yatangiye kwinjiza, Eric yatangiye kwinjiza, Anselm yatangiye kwinjiza, utari kuyikora nk'iki ko abantu bose amafaranga bari kubona nuko bafashe no business n'umwuga. Kuyifata nk'umwuga sitego ko nuko umuganga uyu munsi ari ko wavuye mu buganga, oya. Kuyifata nk'umwuga ni ukudevelopa skills, tell your neighbor skills, kuzamura urwego rw'ubumenyi uyifiteho. Kwa kundi watangiye wibuka wa munsi wa mbere winjira muri business cyangwa abavandimwe nagiye numva bamaze iminsi 2-3 cyumweru, muri no minsi kuno aba yiyumva, hari n'igihe umuntu amubwira ngo no business nshaka kuyisobanukirwa, agatangira kibaza mbigenze ko nabumenye nyine aragira kuri business. Ariko ngiye umuntu ambwiye ngo no business nshaka kuyisobanukirwa, niyo twaba turi kumwe hano ari umuntu duhura na kamera ngo mfite iminota 5 nabamaze kumwigisha ibintu byose. Niba ari gufata umwanzuro akagira ate akawufata, kubera iki? Ikintu kinandukanya nanjye wacyagiye ninjira ku munsi wa mbere, nanjye uyu munsi nubwo ari amafaranga ninjije na experience sibyo ndi bumwereke, ahubwo ubumenyi. Biriwe neza ariko ubumenyi ni ikintu buri wese byaba byiza ugiye ugatangira kugikoraho uyu munsi, ko abantu bose batera imbere muri no business ni babandi bazamura urwego rw'ubumenyi bayifiteho bakayikora nk'umwuga, umunsi ku munsi bw'ubumenyi akabukoresha hari ibikorwa akora bibyara amafaranga. Abakire bose ikintu cya mbere bahuriraho ni ugukora, tell your neighbor gukora. So ndumva nasoreza hano hari Imana ibarinde mwese. Thank you so much. Let's do what? 3 big million, 2 big million, 3 big million. Hari umuntu wansabye umwanya warashaka icyo babwira kandi ntabwo narembye. Niyo warisabye wenyine, ubwo utarisabye ni akazi ke. Maze imyaka irenga 20 ntegereje uwo muryango. Gute mfite ubuhamya buryoshye cyane, ariko nari ntegereje ikintu kizakurikiraho kugira ngo buzaryohe cyane mbashe no kubukira hanze ahagaragara. N'ubu ndabutanga, ariko kuba Imana yaranyemereye kunyinjiza muri uyu muryango, ndumva ari indi ntambwe Imana inteje kugira ngo nzagere kuri bya sezerano ryo gutanga ubuhamya buryoshye cyane. Haleluya. Ndavuga haleluya kuko numva ari ubutsinzi bwanjye. Ndashimira Imana. Ubwa kabiri ngashimira upline banjye, mfite abantu 4 numva nshaka gushimira bahagurutse. Umuntu wa mbere numva nashimira ni upline wanjye Tumaini Gadi. Uwa kabiri upline Muramba barira, ntabwo ndamenya gukurikirana ransi, ariko uriya niwo hejuru cyane, Eric Anselme.
kandi murabaha amashyi. Hanyuma uwa gatatu ni umukobwa wanjye mama Ivona. Nubwo ari umukobwa wanjye mwita mama muri iyi kampani, nubwo uyu ari umuhungu wanjye mubyaye ariko mwita papa. Bityo na Eric na Rick Anselme nkashaka gushimira cyane upline Nkurunziza Emmanuel. Aba bantu barafashije cyane muri groupe ya The Millionaires. Nari ndimo ndumiga ariko barafashije bihagije kandi bikomeye. Nimwicarire, Imana ibahe umugisha. Rero njyewe uyu munsi wa none wa mbere, uyu munsi w'ibirori bitangaje cyane. Nagiye natendinga ibirori byinshi, ibyo mu makorari, ibyo mu kazi, ibyo mu miryango, ibyo mu rusengero, ariko numva ibi birori by'uyu munsi ninjiyemo byanejeje cyane, kubera mu buryo bw'umwuka, twavuga mu buryo bwa roho ndetse no mu buryo bw'umubiri biruzuzanyije. Imana yacu duhana umugisha. Mumbabarire ntaza kurondogora cyane, ariko ndumva hari igihe nzabasaba mukampa umwanya nkabaha ubuhamya, kandi niteguye kwigisha abantu benshi cyane urubyiruko, abamama baba mu rugo bita housewives. Hari abarwayi barwaye bamaze igihe kirekire, bumva barihebye, bumva ko nta kintu bakora, ariko niyo waba uri ku gisasiro wafata telefone ugakora iyi business. Hanyuma reka ndatinze ko bambaye iminota mike kugira ngo tubohore n'abandi bari bugende kure. Ndumva mfite icyifuzo, uplines banjye abadukuriye, njyewe mfite icyifuzo ndi kwisabira kandi nsabira n'abandi twatangiye nyuma barahari, ko ariya mahugurwa mujya gutanga mu ntara, hanyuma na expo, ziriya expo, njyewe ndasaba rwose ndi tayari, mujye mumfasha, ndabyisabiye nanjye tujyane, kuko nzajya mwigira byinshi, kandi n'abantu bazi ubuhamya bwanjye b'imyaka 20 ishize bose nzabubaha. nta hantu najyaga nshobora kujya, byari bikomeye, ariko nibazajya babona mu ntara bakanyumva mu ntara. n'uyu munsi ubu ndajya gutwika stati ko kandi muri business sibyo. ubwo rero nabasaba icyo kintu muzakidukorere, ahandi niba batabishaka ariko ndacyisabiye rwose, muzakidukorere. nzajya nemera aho ariho hose, mfite imbaraga nk'izi nkumi, nshobora no kuzamuka n'imisozi, nkagenda n'amaguru, nkagenda na moto, nta kibazo rwose, kubera ko nizeye Imana ko ibi byicaro impaye ntabwo ari ibyicaro byo kwicara gusa, hoya ni ibyicaro byo gukora kandi byo guhesha Imana icyubahiro, hanyuma tugafasha n'abandi kwikura mu bwigunge no mu bukene. Murakoze cyane. Ndashimira wowe wese wigomwe kaza, ndizera yuko tuhigiye byinshi, akari siwo champion atubwiye ibintu byinshi, aricyo ngarukaho kugira ngo buri umwe wese agenda bitekerezeho, aho uri bwagera ukicara wongera umedite cya kiganiro Eric yatubwiye, kubera yuko uyu munsi aho Conquerors igeze cyane n'ibyo bintu nabo bibanzeho, kuvuga ati reka nshyire mu bikorwa biriya bikorwa 5 mbikore umunsi ku munsi, fata inshingano. Murabizi umunsi nka The Conquerors dufite amagroupe dutangiramo presentation, tekereza ngese niba Future Billionaires group hagiye twabonye fara ko dufite presentation, ese simbe nabinzemo umuntu, ese nzakoraho umuntu wo kwinjiza muri business usonze iterambere. Hari igihe nyine tubona umuntu yateye imbere yagize ibintu ageraho, ukavuga ati abandi, mbere y'uko uvuga ngo abandi banza utekereze ngo ese babigenje gate kugira ngo bagere aha. Nakunze kubivugaho no muri training natanze ubushize kuri Facebook, narabikuze gira role model muri business.
ntabwo nabona rimwe na rimwe nyine tuganira kuvuga ati uri gukorera amafaranga apurayini gutya na gutya nyine banza wiga ngo ni kubera iki nayakoze nafashe inshingano ngira gurupe yanjye nshyiraho gurupe z'abaprospect kugira ngo tujye tubigira uvuga ati nanjye nubwo mfite 5-6 yego wenda sinakira gurupe sinabona abaminuza ariko kangerageze zanuza za platforms apurayini yakereye ntange ngerageze nzibyaza umusaruro. Ese niba hari umuntu mu bantu ugasanga atazi business my friend uvuga kuri kugira ngo azayibwirwe nande ubu nta kintu kibaza nko kubona uturanye n'umuntu cyangwa wariganye n'umuntu ukajya kumva undi muntu yamwinjije muri iyi business ejo akakubwira ngo rega ntabwo nari nzi kuri reka tugerageze dutekereze ibikorwa umunsi ku munsi ngiye gushyiramo imbaraga tubona amatraining menshi nibura buri cyumweru tugira umu-apurayini dutumira aza de training muri groupe de Conquerors ndabizi ko tumaze kuba benshi ku buryo buri cyumweru nk'uko dufite presentation schedule tugire noneho n'uburyo tuzajya dukurikirana ama-presentation kandi noneho nawe uri ama-training nawe uri hano uvuga ati ni gute bamugaye nanjye nzashyirwa kuri flyer ngatanga training muri groupe de Conquerors uve hano uvuga ati ese nishyira abantu muri groupe y'abanyamuryango no y'abari kwiga business nindamuka ndi kuri flyer ngatanga ikiganiro cyangwa ngatanga ubuhamya wa mugani wa muntu wanjye nashyizemo bizagenda bite ntabwo ubuhamya uyu munsi wari wese apurayini yabivuze buri umwe wese yatanga ubuhamya bw'igihe umazemo nuko umaze kubona business hari igihe uba ufite role model wireferaho uyu munsi iyo ndi kwigisha umuntu business ntabwo dushobora gutandukana navuze ubuhamya bwa yego cyane cyane kuri ba bantu bagira imbogamizi z'ubushobozi bwo gutangira business. Murabizi story ya Yive uko byagiye. Ese wowe niba mbasha kuvuga story ya Yive wowe si wayivuga? Se niba uhuye n'umuntu ufite boutique ntabwo wamubwira story yanjye ko nanjye nagize boutique? Ndumva ari cyo kintu dukomeze dushyiremo imbaraga ariko wumve ko buri kimwe cyose umuntu ageraho mu buzima kuba turi muri etage hari umunsi yatekerezwaga ariko hari n'umunsi bayishyizemo imbaraga nyirayo aravuga ati reka muri gishoboka cyose iyi nzu izubaka. Ndavuga ati niba narajoyininze business mbona ko bamwe binjiza miliyoni 5 bafite timu z'abantu ibihumbi n'ibihumbi mfite gukora umunsi ku munsi ndabizi ko umunsi umwe ntabwo naguye ngo expecting ko uzabigeraho umunsi umwe ariko uvuga ati buri munsi ubwo ari tafani ishyira kuri business yanjye uko biri kose nyuma y'umwaka nyuma y'imyaka 2 hari urwego nzaba ngezeho. Ikintu ubundi nkunda kubwira abantu ubundi kosa ni ukubivamo ikosa rimwe ni ukubivamo kavuga ngo biranze ndareke cyangwa ngo paritse ibikorwa yakora ibikorwa umunsi ku munsi uvuga ngo umuntu twazananye mu modoka na mungutse nomero ubwo ni mwabwa buryo bwa prospecting buri munsi waranire yuko hari ikintu uri bwakora even waba ukora n'akandi kazi ndabizi ntabwo wakora amasaha 28 ku yandi nuhura n'abakujya rejection uvuga ati niyo motivation reka nkore cyane kugira ngo nibona niduhura nyuma y'umwaka hari amafaranga nzaba ndi gukorera nyuma y'imyaka 2 uko biri kose azaza mushyira kuri konti yanjye ya 15 akubere motivation uvuga ati uyu nabyanga uko biri kose ntabwo uri guca hariya atari bwange.